Chupas. Turn. Wakana time. Party time. Tango time. Show time. Wakana pesi. Oji studio. Reka tumata bima tuzo kumera neza sasa. Mimi ni Rocky. Brassman, the prophet, Mr. Rocket, the Boomerman, Ambassador, Troubleshooter, Dr. Mugaso Wanwe, Nabii wa Mungu, Imfura Rwanda Rutahigwa, Intare Batinya, alongside Chapa, Muchapa Kwanchani, twimanukiye mu kiwanja sasa, Wakana Pays, the game changer. Twikomereze sasa abantu banje, ni za filimi z'abasirimu, za filimi zatwaye ama award, irya nino, ni Krishna Mohan, episode ni 10. Murahorata. Mwicare mukubwe neza ubundi mpate mu pompe y'ibyishimo. Iyi filime nababwiye ngo abahanga bamaze kubona neza ko ni shokora. Tutangira hanga ku ishuri. Bihangayika. Muhani bari bamuherekeje ku ishuri. Papa nyine uramuzi ukuntu ameze. Uyu munsi avuga ibintu gutya mu mushinya. Ariko ntabwo yarakomeje. Nta muntu n'umwe ujya wirukana abana be mu rugo. Tugaruka mu rugo nta kibazo. Aratwakira. Arasa kwibagirwa buri kimwe cyose. Uraza gusanga imeze neza. Ntese atabyibagirwe. Kandi mwe wajya ureka kwishuka. Papa n'ubona ko yadutaye igihe cyashize. Uyu munsi yakoze ibyo ashaka gukora ntabwo byamugwiriye. Turi inzererezi ntabwo dufite aho kuba. तू मेरे साथ है ariko nje nawe tu buri wese afite undi अकेले कैसे हो niko tuwavuga ngo turi twenyine हम दोनों एक दूसरे का साया kandi tuzawuriteka buri wese abarebera mugenzi we ntabwo tuzaba inzererezi तो डरा सा क्यों रहता है kweri cyumuntu ufite ubwoba wapapye है ना एक दूसरे के साथ kuba hari kubganye nanjye nkaba mpari kubgawe bisige nzabyitaho मैं कहीं और नौकरी kandi nanone ngiye gushaka kandi kazi usicari फ्री हो जाएगा ना तो पंडित जी को फोन करके मंदिर पहुंचा usa kuboneka uze guhamagara ku rusengero हम साथ में चलेंगे hanyuma nunatavuye ku ishuri uje ku rusengero ndaza kuwagutwara फादर sezeranya ko niba uhagusange ध्यान देगा ite ku mikino gusa इसके बारे में नहीं सोचेगा nta kindi kintu uri butekerezeho क्या हुआ ikibazo ufite ni kihe sezeranya जैसे तूने तैयारी की थी जैसे तूने सोचा था ठीक वैसे ही गेम खेलेगा urabikora ndetse ndabikora जिसकी मैं तैयारी करके आया हूँ byo napanze kandi nkanabitegura neza मैं बस वही करूँगा nibyo ndi bukora uyu munsi gusa kivuga gutyo Krishna yikanzemo ठीक है तो sawa umwana ari kubona isa nk'ari seri y'ukuntu hajye bijya bintungura kubona capa ari seri कुछ hasi kweri kindi kumva ari ikintu kidasanzwe है wasanga ari ikintu kibi kigiye kuba umuntu bari kwiyumva ko ari akabi kagiye kuba arahindukira mwana mwohereje ajye kubera imikino itandukanye ariko aragenda atabishaka katurore episode ni 10 bari mushaka kwamamaza sasa rero imiryango irafunguye Wakana best day for you kila siku kila saa nta kibazo urabeho bye that's bye mwana musize ku ishuri amusiganye n'abandi ariko ntabwo atekanye hari kumva ko hari ikibi gishobora kuba cyaba anytime mbabwire inkuru y'ukuntu najyanye na capa ku rusengero aha unatiga uyu munsi imibabaro yose irarangira nta kindi kibazo uzongera guhura nabyo muvandimwe kubera ngiwe सारा प्लान उल्टा पड़ गया माँ aha ndabona ibipangu noneho irangiye अरे बोल दिया Krishna umwirukanye bifatika pe आर्यमन की शादी को कैसे रोकेंगे none se Krishna ko twamujyanye kure ubukwe bwa Ariyamani na Anya turabuhagarika gute byo पर अब अगर मैंने उसे वापस बुलाने को कहा nanone nigenda nkamusaba kujya ngo agaruke buri wese arampata ibibazo माँ शादी तो रोकनी पड़ेगी ngomba guhagarika ubukwe urabizi mama मैं उस ngozi zibibi ni DJ Gakara ndetse na mama रूम में गिराना चाहता mpamvu uko shaka gusebya Ariyamani imbere ya papa और उसके लिए कृष्णा को वापस ibyo rero bishoboka ariko tugaruye Krishna ngo Krishna bashaka kumugira igikinisho gutese tugaruka hanga निकाल सकते हैं Ariyamani yarakaye ari kwibaza ni gute mwakirukana Krishna mu buryo butunguranye gutyo गलती है भी नहीं cyane cyatari amakosa ye सजा किसी और को मिले ये सही तो नहीं है ना hasi usugwanirira amakosa umuntu वैसे भी उस लड़की zabandi को पैसों की जरूरत है मैं जानता हूँ ndabizi uburyo akeneye amafaranga cyane तो अगर वो यहाँ नहीं आ सकती तो मैं खुद जाकर उसके घर उसे पैसे दे आऊंगा आर्या Ariya uracyaye बेटा mwana wanje हमें भी बाहर जाना है tugiye kuzasubira mu mpaye nanone मैं जानती हूँ
ndabizi तुझे कृष्णा के लिए बुरा लग रहा है nanjye ndi kumva babajwe n'ibyabaye kuri Krishna काम क्यों नहीं nifuza kumufasha पिंकेश के हाथ उसके लिए कुछ भिजवा दे byibuze reka tugire umuntu tumutumaho binyuze muri Sebondo ko bari kuvugana ibyo kasirida ari kubumva करती है बेटा भेद द्वार umukozi w'Imana yaje hano rwose तू आर्यमन और अनन्या की कुंडलियां रख लेना agiye gufata horoscope rwose Ariyamani ndetse n'Ananya की शादी में इतने विघ्न क्यों आ रहे हैं tubashe kuba twamenya ngo nibihe bibazo biri mu bukwe bwabo नहीं लग गई दादी nyogokuru rero बहुत पहले से तय है ना ubukwe bwateguwe kera तो होकर ही रहेगी icyaba icyo ari cyo cyose ubukwe buzaba क्या मतलब है iyi mpamvu iki muri kuzana ibya horoscope nta kibuze guhinduka शादी तो होकर ही रहे ubukwe yenda twarabupanze कि सब कुछ ko nkeneye ko byose bigenda neza mwana wanjye पुरोहित जी को दिखा देंगे ni byiza ko tuganiriza umukozi w'Imana पाए निकालेंगे ना rwose ibibazo byabamo tukabishakira ibisubizo nyogokuru nta rwongo urwanya burya buzukuru na ba nyirakuru burya ngo umwe aba ari umugabo n'ari umugore जब मोहन baje ahangaha ना तो उसे कुछ hari uwaje ahangaha no gusengera Muhani देर के लिए अपने ati rwose Muhani naza kuzana nimugoroba ese kumugumana wihangayikishwa na Muhani rwose शुक्रिया we genda bite ku kazi kawe जय द्वारकाधीश जी Imana yacu yabwe icyubahiro हे द्वारकाधीश जी Imana yacu Krishna आज uyu munsi ndumva natekanye आ रहा है आजा प्लीज ariko byibuze Mana rinda Muhani urinde DCR akwereka Sebondo मुझे पता Krishna na mbisi kurabura ahangaha rwose तेरे पप्पा ने तेरे को घर से बाहर निकाल दिया isiko nyine yakwirukanye muri iki gitondo akwirukana mu nzu kandi ntabwo byabikwiriye rwose gusa wihangayika ndahari ku bwawe rwose Sebondo ari gufatirana तुझे तो मालूम है कि मैं तेरा सबसे urabizi ukuntu wifuriza ibyiza nyine si ubizi se बिल्कुल cyane rwose ndabizi बड़े शुभ चिंतक है ndabizi rwose wifuza ibyiza तो मुझे चिंता होने लगती gusa iyo utangiye kunyita ugira ubwoba rwose Sebondo नहीं wijya unyita ngo ni wonkere Sebondo ariko hajya uhamagara mu izina ryanjye Jabo Osiko utu ni utwaye rwose twakire sinzi ko nicyo amuhayemo है ये mwese ibi ni ibiki njyewe twe turatanga impano twebwe bose को ढकने वाली चादर rwose utu ni uko kugira ngo urinde icyubahiro cyawe sinzi yamuhaye umwambaro sinzi ngo birahurira कि अभी जवान छोकरी समाज में abakobwa namenye ko mudatekanye ahangaha hose muri rubanda तरफ abantu nyine baba bari kubagambiraho ikibi अपने सामान की सुरक्षा तो खुद ugomba kwirinda rwose nta mpamvu mbikoze sinzi ngo nimba amuhaye amapingu nimba amuhaye ikarisa y'icyuma ntumbaze icyo amuhaye Bosiko uvuze iki ugamba ki शब्द पकड़ने के ese wagiye ucunga amagambo uvuga हाथ को पकड़ ntakemeye tugashyingirwana कोई twajya gutamusha होके रहेगा nyamara twashyingirwa ruko rugakomera jewe rwose jewe Sebondo rwose Jabo Osiko Jankorode सामने वाले की मर्जी ase wagiye ugashaka ibindi birori रोने से पहले पूछना चाहिए ko byaba ari sawa ibyo none se ntabwo uzapropose njyewe se hari kamaze ngubaze Krishna जो भी फैसला लेना तो समझ के फैसला ले itekerezo neza mbere yo gufata umwanzuro तू और तेरा भाई tekereza ahantu ugiye kuba we na Muhani nyamara njyewe Jankorode njyewe se और बहुत Jankorode muragenda umuntu mwiza nubwo ndi Sebondo मस्त ko nabaho ubuzima bw'igitangaza rwose tugaruka ahangaha aho baje mu marushanwa ndetse ahangaha mwarimu ari kuza afifura buri muntu wese uraha ni mwarimu Kabira bana bari kuza gukina ndetse na Muhani yahageze pasa agapira Muhani we ibintu ntabyaze ashoboye gukina harya na hagati nako agapira gusimbuka kadenese we mukomeze gukina तुम यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो wewe kucyo agasanga asujya mu bandi cyaho cyo kwambara tennis dukina kirafubase ariko nagenda reba bane bidaje toriyo daje shaye kawiri kwabandi bari mu kino dore Muhani ngo aratambuka mu banyeshuri atagize mu mukino numwe ajamo urebe filimi sasa witonze episode ni 10 ndetse ni ya filimi gisoka rimwe mu myaka igihumbi abarebye imuri murabizi abarebye filimi irimo mutima wanjye wagukunze abarebye Mangala Lakshmi bakareba Pukal bare bitangiro ry'isi ziri filimi z'ubwenge ziba zarabiciye bigacika hangasi ibihindi we uracyaye
मैं garuka aho ngaho ku rusengero ntabwo nashyingirwana nawe Jean Ngoro मुझे कोई genda ushakira kandi kazi ibyo bireke rwose byo gushyingirwa nkeneye amafaranga ntabwo nkeneye umugabo अनाथ आश्रम खोल के नहीं रखा है मैंने ntabana nafungura nawe orphelin आएगी तो मैं रिश्ता निभाऊंगा byose ari cyo bitwaye शादी का सीजन नहीं है तो काम नहीं nabone nta bukwe buri kuba muri ayo matariki gusa nta kazi ngufitiye nta kazi gahari sinzi kuri wewe ariko reba ibi ngibi यही प्रॉब्लम है iki ni cyo kibazo cy'abakobwa cyo umuntu ababwiye ibintu biri seriye mutangira kurira uretse ngo uhanagure cya Jean Ngoro cya kiri kubaroro Jean Ngoro de Basis एक बात बहुत अच्छे से समझ Krishna amenye ibi ngibi neza cyane मेरी मेहरबानी चाहिए ना तो मेरी nimba ushaka ko ngufasha reka ubu wanje इंकेस जी nta kintu njya ntanga ku buntu reka मदद करना तो दूर की बात है reka sha ufashe uwifashije reka Jean Ngoro de Basis Krishna avuye ku rusengero arababaye hariho yabonye aha tekereza mbonye n'indera ndetse hari ibyo ari kurya za kandi kiriya wagira ukakijijishiriza ukakintere icupa n'iki nyine kwaje nyine kagisaze kugisaza se kanze nkwereke byose ko twabyize muri segonde twarabibinurije raza wihangayika मैं हूं ना सब संभाल लूंगा ndakemura buri kimwe cyose rwose hari uwasha aramufata hari kose Krishna hey we tori Jean Ngoro urinde ndagukunda Jean Ngoro ढूंढ थे ना wari gushaka umukobwa mwashyingirwa na sengiye twakibera umugore n'umugabo reka dushyingirwana ari kuburetse wanyibeshye rwose njyewe se ni njye nitwa Basisi ntabwo ari Jean Ngoro ese si bavuze nitwa Jean Ngoro Basisi उससे ज्यादा तो तुम्हारी nubwo imyaka yawe ari myinshi kurusha iyanjye ariko ntari binyene nahabyemera छोड़ो reka tujye gusangira ice cream cyabona na happiness uri mwishyura tugende Basisi baramutambikana Basisi n'igihushi tugende tujye gusangira Basisi n'igihushi umukobwa aramuyobye iri bayobye indege अब कर लो अपना अकेलापन दूर aha ngaho cyenda nyine ujye kubana n'uwo nimba ubishaka yahuye n'indege कैसे ढूंढूंगी yatangiye kwibaza ni gute nibona akazi ikibazo aracyari ku rusengero mana yanjye nakwinginze shakira uburyo shira inzira telefone irasona हेलो yego halo मैं श्रीजिला barakwereka ninde ni kanseri अनन्या की मॉम ni mama wa Anani जी हाँ yego ndabumva ababyeyi भेंट द्वारका जा रहे हैं tujye muri Dewaraki duhuriye ku rusengero hatarabaza bahita bamukupa Shamba bamubwiye ni rimwe gusa duhuriye ku rusengero से बुला लिया माँ mama ukoze ikintu cyiza umuhamagara उनकी शादी तोड़ने के लिए ना kugira ngo ubukwe bwa Ananya ndetse na Ariyamani burangire जरूरी है uragomba kuba uhura umukobwa akaza akabyivangamo स्कूल में आकर कितना तमाशा किया था wacana kuzi umushiki wawe kuntu yateshe akavuye ku ishuri ni gute wakena मैं कुछ नहीं सीखा usa nkaho nta kintu na kimwe wabyizigiyemo nyakubahwa rwose मुझे तुम्हारे बहाने nta kintu na kimwe nkeneye kuva nk'urwitwazo tugende cyangwa mu bandi sha turacyari muri Dewaraki ndetse Krishna yaje kureba देखो कृष्ण मैं चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस मिल जाए Krishna ashaka kugusubiza akazi kawe इसलिए तुम्हें अनन्या को ariko icyo uri bukore ni ukutuma Ananye abyemera mbega agagukunda तुम्हारी nakora buri kimwe cyose फोटोशूट खराब हुआ urabizi ko amafoto yari gufatwa और इस ya Ananye yangijwe nawe वजह से वो तुमसे नाराज है तो तुम niyo mpamvu yakurakare कि उस iki kintu ukora rwose फोटोशूट हो जाए kibuze gutuma yishima rwose आप देखना मैडम wetegereze urebe वर्ल्ड बेस्ट मैंने एकदम kereka narenze ndamukorera akantu keza ku buryo ki mu mafoto azifotoza bizabimeze neza yabyemeye se kuko icyo atabyemeye se erega Ananya ni mwiza मामूली और गरीब ukuntu akiri impuhwe abantu b'abatindi nkamwe zipfura मैडम आप मेरी मदद ese mubyeyi kubera icyo uri kumfasha ni ikibazo पसंद नहीं ko mbizi utankunda गरीब लोगों की बद्दुआ ariko nanone ntabwo njya nsebya cyangwa ngo mpfume abantu b'abakene मैं भी तो ये umubyeyi reka बेटी की शादी nifuza ko umukobwa wanjye ashyingirwa yishimye nta kindi देखना मैडम sana niba uzabibona फोटोशूट nzakora buri kimwe cyose muri photoshoot ya Ananye जिंदगी भर याद है bizagende neza kurya azahora abyibuka जैसे कृष्णा tuze gusubira sawa mugende kanseri idakoze akantu kazima ariko dore gakara
ukoze neza mama peace ariko क्या था बिल्कुल pango wacu uri kugenda nkuko twari twawupanze ये लड़की कुछ गड़बड़ न कर दे nise ko no mukobwa atari buse kubivanga tugaruka ngaha Oh my god. ho mana yanje harashyushye ये मलिका naje no gutwikira rwose nagutwikiriye wigira ikibazo mbega umukobwa mwiza icyabamare एक बोर्ड बुक की थी फोटोशूट nabukinze ubukwe kugira ngo bafotoremo ariko nta muntu umwe uri kunyitaho urweri सोफी मेरी शादी में ariko nabona nta kintu na kimwe kiri kugenda neza byibuse mu bukwe bwanjye hari amana arahari noneho ugahereze Krishna दिया है और ये उसका कॉम्पोजिशन है rwose twaramwirukanye aya nawe kugira ngo rwose tumuhe nk'impozamarira जरूरत थी सर जी nta mpamvu y'ibi ngibi कृष्णा को पैसों की जरूरत है ndabizi ko Krishna akeneye amafaranga हमें जब उसके काम आना चाहिए था तब हमने साथ नहीं दिया उसका abagakwiye kumufasha ntabwo bamufasha ariko renda byibuse we na muhani nisere ko bameze neza दोबारा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई cyangwa hari ibindi bibazo byavutse mu rugo छोटा कृष्णा पे इतना मेहरबान semo nahise kubera aba yitaye cyane kuri Krishna unawe agiye kubunwara है कृष्णा कौन सा चक्कर Krishna ni ibiki yakoze cyangwa amuhaga happiness आप कुछ कह नहीं रहे sebondo Jean Claude नहीं नहीं bameze neza bameze neza ntibereke कृष्णा ने तो दूसरा Krishna nabonye akandi kazi rwose sawa बात बताऊं तो sengira ikintu mvuga करके खुश नहीं थी ntabwo ari yishimiye no gukorana nawe kubera icyo atari yishimye तो बता देता हूं सर जी क्या है ना कि ये reka mbikubwire ngo uri kubimbaza reka buriya ni abatindi ziripfura कुछ दूसरी बात समझ abatindi nta kindi bite uretse amafaranga uribeshye sebondo Jean Claude we basisi Krishna ndamuzi प्लीज ahubwo umuhereze ayo mafaranga we sebondo Jean Claude आपको मैं अभी के भी फायर कर रही हूँ we ngiye kwirukana aka kanya ahubwo सूट है मैडम जी kubera iki se अनन्या nibyo kijya mbere बाकी है ni iki kintu se cyajya mbere जैसे यूजलेस को जॉब पे हायर करके nibwo tuhagiye kuzana umuntu w'imbura mumaro nka Krishna प्लान खराब कर दी kangiza imipango yose y'ubukwe बोर्ड बुक की थी none ubwato twe twakodesheje bukaba butaragira ahangaha but just not that amato menshi ari hano ariko ubwo twakodesheje ntabwo buhari none turagenda gute twiwo twage 2 मिनट का se kuri cyurakaye mpereza iminota ibiri njyewe baranzi neza pasisi nta mani ndacora हमें यहाँ ibyo yavuga ni ukuri pe ntabwo tuba twaraje ahangaha tuba twarigiriye i Kigali वाओ नहीं पूछेंगे why buri wese nawe uri kwemera amahitamo yacu ahubwo atangiye gushidikanya ku mahitamo yacu sebondo basisi n'uruhara ये बोट कार है ubukwe ubwato bwa burihera ये हमारी बोट आ bwato se si ngo buriya hariya bwato ngo buraje kureba neza ubwato buraje kandi budekoye neza ninde urimo ninde usiye muri ubwo bwato ni Krishna sinabivuze Krishna ntacyo atakora ndetse yanditse ati murakaza neza rwose ati imiryango ibiri ikiye kumwe we urasi Krishna Krishna se kandi hazanye n'agategura yazanye n'umufotografe wakamejeje ये कृष्णा यहाँ बोट पे क्यों आ iki se aje muri buriya bwato kandi yazanye akato kamake baza bagakodesha 3,000 gusa ndetse ari kugira ngo ananya amwemere amushime byisi ntacyo atakoze za gushyira iki ngiki hano Krishna n'umurara ahita yambuka ageze aho ku nkombe जय द्वारकाधीश जी की imana yacu Krishna ihabwa icyubahiro अगर मेरी वजह से इस शादी में कोई भी nimba ari ikosa ryabaye muri ubu bukwe bitewe nanjye प्लीज wasabye imbabazi rwose mumbabarire Yego. umwana uzi gucisha bugufi dore ari amari ukuntu abareba icyoroshye मैडम hanyuma misi ananye बस एक बार मौका byibuse mereza amahirwe amwe मैं सच बोल रही हूँ ndakubwiza ukuri rwose सर का aya mafoto mugiye kwifotoreza ahangaha araza kugenda neza सब लोग बोलेंगे कि आप दोनों की जोड़ी burya buri wese ari buse kuvuga ati rwose buriya लुकिंग लाइक अ वाह haraza kubira bavuge ngo wawu nta nubwo azi icyongereza cyinshi gusa nyine bari kwideburira kamwe katora turya अगर तुम ananya ava ये सब कुछ करके तो मुझे hasi uratekereza utu tuntu ukoze nitwo turi bunyemeze तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा uratekereza niba gusubiza akazi kawe ntabwo ibyo biri bukore ntabwo biri bukore dukora ikira dukora iki मैडम ananya मुझे जो jana nasubirana akazi kanjye cyangwa ntagasubirana बेबे आपकी जो सुंदर स्माइल icyo nkeneye ni kimwe gusa बस आज iseko yanyu nigaruka ku maso तो मैं समझ लूंगी कि मेरी मेहनत बेकार naza gutekereza ko imbaraga nakoresheje muri ibyo byose zitapfuye ubusa तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो ese ko aricyo urusha kudufasha Krishna
tisi hano hari umubyeyi हमारी मेहमान impamvu reka nuko muri abashyitsi bacu मेहमान भगवान जैसे होते kandi abashyitsi bacu tubafata nk'inshingano zacu n'imigisha duhawe n'Imana भगवान को खुश रखा जाता है bose mwagize hano muri quartier yacu y'Ubugesera niyo mpamvu rwose tugomba kubafasha ako kana ari Imana bakareba मैडम Miss Anani tarari Imana ko n'abamureba ariko mureba yitonze wemerese amahirwe amwe gusa लीजिए kino tuntu nikorera nyemerera gusa rimwe gusa दादी जी प्लीज nyogokuru rwose munyemerere rimwe बस munyemerere Todo ari Imana ko namureba tore bose kuno bamureba बस अब birahagije यहाँ बात ese uratugumisha ngaha या हम सबको वोट cyangwa uradufasha tugere mu bwato se nk'umukecuru amaze kubyemera ndetse Krishna umutima mwiza yigirira ntawe utashima ibikorwa bye आइए ना rwose muze tugende mutambukire kwishima mutambukire kwishima wow ndetse ibintu bimeze neza episode ni ya 10 hano rwose hari amatimu waje kwifotoza tuntu tumeze neza timu y'umugeni timu y'umukwe byose ni fresh आइए आराम से hamwe ni muze rwose Krishna ndetse ari kubafasha kururuka mu bwato utanya nduzi utansigina दादा की इसे नौकरी नहीं चाहिए ariko harya se muntu yavuze ngo Krishna ntabwo akeneye aka kazi nimba adafite aka kazi afite akandi kubera iki Krishna ari hano buretse nge ndi icyamamare baranzi ari Amani basagize gutya dore gutsikira ko yagatsikiye cyangwa iruhande rwa Krishna ari Amani Krishna niwe yamufashije niwe wamurambiye ako barakareba kwa mufashe kwa mureba episode ni ya 10 bantu baje ni za filime z'ubwenge za filime zifite amanyashi katore sasa ni Krishna Mohan episode ni 10 ni Wakana Pesi Johnny Rock w'abanyarwanda alongside chapa niwe muri episode ya 11 love you so much website ni wa eshatu wakanabesifilms.com